nongeye mbahaye ikaze rero mwebwe mukurikiye ibiganiro ku Muringa TV, ibiganiro bitandukanye bigenda bigufasha mu buzima, ariko by'umwihariko isuku, ubwiza, uburanga ndetse no gukarishya uburanga. Mu nkuru yacu y'ubushize twari twaganiriye ku bintu bijyanye n'uburyo wakwirinda indwara zitandukanye, by'umwihariko ariko tuganira ku ndwara y'imyate. Indwara y'imyate. Nyuma y'uko hari abantu rero batwandikiye bakanatubwira muri comment section, tukumva ni indwara ishishikaje mu buryo bwo kumenya amakuru kugira ngo hari abantu bayirinde, ni ingenzi cyane ko dukoze ikiganiro kindi gisobanura neza none imiti yose n'intwaro zose wakoresha kugira ngo uyu mwaka cyangwa se uhite utandukana rwose n'indwara y'imyate. Hari ukuntu indwara imwe wenda nk'indwara uyirwara ariko ukajya ugerageza ibishoboka byose indwara ikanga gukira, ariko ubu tugiye kukubwira noneho ni imiti ya rutura, ni urukombatane rw'imiti kandi myinshi ni bya bintu n'ubundi ukoresha aho ngaho iwawe ushobora kubona ku buryo bworoshye cyane. Nagusaba niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho kandi mu buryo bwiza. Ugira imana n'amafaranga, umwaka mushya yewe. Kandi ugere ku ntego muri uyu mwaka. Ni ukuri ugere ku byiza byose wifuza. Ndi Josh. Mbere yuko twinjira, ushobora gukora imirimo itandukanye ituma nyine rimwe na rimwe kugira imyate byoroshye. Nk'uko nabivuze mu kiganiro kibanza bwo, hari n'ahantu buba bikaba byoroshye cyane. Wagiye ubona ko hari abantu nyine bitewe n'ibintu bakora uba usanga nta hantu bahurira nayo. Ariko igitangaje uraza kuvumbura muri iyi nkuru cyangwa wanamenya ni uko iyi ndwara wenda ngo nabakene nako babandi bavuga ngo ntago bayirwara, umuntu wese yamugeraho. Kuko iterwa n'ibintu bitandukanye, hari ikintu kimwe cy'ingenzi kiyitera ari nacyo wenda abantu bazi, ariko hari n'ibindi bintu byayitera wenda n'indwara we. Ni nacyo gituma tugise ngo indwara y'imyate. Rero ndagira ngo ubu uri hafi cyane kugira ngo tuze kubana. Rero navugaga wenda niba ukora imirimo igoye cyane, rimwe na rimwe wenda igusaba ko uhora ahantu hari mu bishanga, ukandagiye mu mazi, wirukanka, ukoresha amaguru yawe cyane, izo haso ndazumva, iyo ni imihati yawe kandi koko niyikuremye rwose gira ubugira nyakugira imana. Ntabwo navuga ngo bireke kuko ni wowe uzi akamaro kabyo kandi ni ibintu by'agaciro cyane. Burya dukunze gushaka kuba mu buzima bw'abandi atari bwo bwacu, ariko ubwacu nabwo tujye tububamo kandi tureke kuba abahinde, tureke guhinda ngo tugende mu kirere, ahubwo turi abantu bari kugendera hasi mu nyine ku butaka. Rero ntukagitekereza ngo wenda gutya ngo uriya muntu ngo mbonye ngo afite ngo ibirenge byiza ngo n'inzara zose ngo zisa neza, ugasanga wowe bitewe n'imimerere y'ibintu ukora ntago nyine ntago byashoboka, ariko se byibura urasa neza. Gusa neza byo rero buriya bifite inyito, ni ukuba ufite ubuzima bwiza. Ubwo buzima bwiza rero ni ubwo ngubwo bwo kuba usa neza utarwaye za ndwara zisanzwe zindi. Ubwo rero imyate nayo ntabwo ufite ubusobanuro bwo kuba uyifite. Uzi ko hari n'abantu usanga yaratangiye no kuzamuka ikaba igeze no mu biganza. Iyi ndwara y'imyate rero nk'uko ubizi ni indwara ifata ku gatsinsino, ariko ishobora gufata ahandi hantu ku kirenge, nko ku mano ndetse n'ahandi. Nk'uko nabikubwiye rero hari ukuntu itangira kurengera, ikaba hari nabo yatangira gufata nko mu biganza cyangwa se ahandi hantu hose hasa nk'ahoroshye mu iteranyirizo ry'umubiri. Rero ibimenyetso byayo, uyirwaye usanga ikirenge cye kiriho imisate, cyarangiritse cyane, usanga kiyasa ku buryo bworoheje cyangwa bukabije, ndetse hari n'ubwo muri iyo misate havamo amaraso cyangwa hakaza amashyira. Amashyira yo wenda simbiza akenshi, ariko ubwo urumva n'igihe byaba byaratangiye kurengera. Hari ukuntu ushobora kubona umuntu afite umwate munini cyane rwose bikomeye, wenda icyo gihe byagerayo, ariko ubundi haza amaraso. Ubundi kugira ngo ubone ko iki kibazo gikomeye cyane, uzarebe mu gihe cy'izuba hari n'ukuntu n'iminwa y'abantu isatagurika. Biriya rero nabyo twabyita nk'agace gato ko ku myate, nibiba bikugaragariza ko uruhu rusa nk'urwumye
rushobora gusaduka nyine mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero ushobora kwibaza uti imyate iterwa n'iki? Hari n'abavuga ko ngo iri genetically igenda ngo mu masano, wenda niba mu babyeyi bawe uyirwaye ngo nawe ukazayirwara, cyangwa ugasanga ngo umuryango w'abantu runaka rwose ngo bagira imyate rwose yo ku rwego rwo hejuru. Ngo ariko hari n'imiryango itagira imyate, we muze kumbwira muri comment section biba byaratewe n'iki? Mu buryo bw'ubushakashatsi rero nta kintu cyabigaragaza, gusa birashoboka ko bitewe n'uruhu rw'abantu bo mu gisekuru runaka byakoroshya, ariko urumva ubwo ni indwara iterwa n'uruhu runaka wenda rwumye. Tuvuge nk'urugero, niba hari igisekuru cy'abantu bakomoka muri Belarus cyangwa mu Burusiya, reka ngire ntyo, cyangwa muri Norvège, ugasanga wenda bafite uruhu rwera cyane, b'abazungu cyane, rwa ruhu rupika kuko rutarimo melanine na nkeya, babandi baba blonde. Urumva abo bantu nibaza mu gice cy'izuba, abantu bose bazabakomokaho izuba rizabangiriza uruhu, kuko bo ubwabo igisekuru cy'abo bantu nyine bakunze kuba nyine izuba rirabagora cyane kuryakira. Urwo ni urugero ruto ntanze. Rero n'abantu bashobora kuba wenda bafite uruhu runaka wo mu muryango runaka, noneho rwa ruhu rugorwa cyane n'icyo kirere, cyangwa rugorwa cyane no gukubitwa n'izuba, cyangwa se n'iyo mimerere rurimo, none ugasanga abantu bo muri icyo gisekuru bakunze kurwara imyate cyangwa se irabazahaza, kubera ko nyine bose bahuje utwo turangasano twabo cyangwa indemabugingo fatizo zabo zifite aho zihuye, kubera yuko wenda bafitanye n'isano. Rero ubu burwayi buterwa n'uko ibirenge biba byumye cyane, noneho bigasaduka. Hari igihe bisaduka cyane bikavamo amaraso, ibi bikaba byanateza indwara kuko mikorobe ziba zibonye uburyo bwo kwinjira ku buryo bworoshye. Izi ndwara benshi rero bazishyira wenda ngo mu kuvuga ngo ni indwara z'isuku nkeya, ariko icyagutangaza ahangaha nta nubwo ari yo gusa. Ntabwo bishatse kuvuga ko abantu bafite isuku nke aribo barwara imyate gusa, cyangwa kugira isuku nke aribyo byatera imyate. Turaza no kubivuga, hari abantu nyine usanga akaraba gakeya cyangwa se n'ubundi ahura by'isuku gakeya, ariko ntagire imyate ikabije. Ariko ugasanga umuntu aranagerageza, abashyizeho akabuye, yakubyeho imisenyi, yakubyeho utubuye, udusarabwayi, ibifonyi, imonyi n'ubundi bwoko bw'amabuye, byose n'urugarika, ariko agasanga ibintu byanze cyane. Ugasanga hari n'utundi tuntu bamubwiye. Uyu munsi ndagira ngo tuze kureba uburyo rwose uratandukana nabyo. Uko twabivuze rero, ibirenge nibyo bikunze kugira imyate, wenda iyo mu ntoki ndetse n'ibindi bishobora kuza nabyo, ariko nibyo bikunze kugira imyate. Ariko se ni ibihe bintu biza ku isonga ubundi mu bintu bitera imyate? Kimwe mu bintu by'ingenzi rero biza ku isonga mu bitera imyate ni ukudasiga amavuta ku birenge. Tuziga indi ndwara ijyanye nabyo, indwara yitwa iciyeho amaga, gusaduka kw'ibirenge nyine, ariko nabwo bikagira umwera, bitandukanye n'imyate. Rero kudasiga amavuta ku birenge bishobora gutera imyate, kuko nyirumva ntabwo bibobeza. Hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo njye nisiga amavuta, cyane cyane amavuta, cyane cyane ab'abagabo. Nta mugabo wo kwisiga amavuta, oya no, kwisiga amavuta ni ibintu byiza cyane. Ubundi umubiri wacu wakwiye kuba ufite amavuta y'imbere ashobora gusohoka inyuma, ariko hari igihe biba byagoranye cyane. Rero muri iyi si y'ikarishya buranga, uragerageza twa tuvuta ukatwisiga kugira ngo wirinde umwera. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye cyane, ari nacyo abantu benshi bakunze guhura nabyo, ni uguhora ibirenge biri mu mazi kenshi. Nk'abantu bahinga cyangwa bakora mu bishanga, cyangwa se iyo uri guhinga urabona ko ubuhinzi bwa kinyarwanda cyangwa ubuhinzi butagezweho, usanga ko umuntu akoresha imbaraga z'umubiri kandi agataba amaguru. Kandi akenshi iyo bari guhinga
waguta amaguru akunze kuba arimo icyokere cyangwa se ubutumburuke busa nk'uburi hasi bujyanye no gukonja. Noneho uko gukonja rero nabyo bisa nk'aho ari mu isayo. Noneho hari n'abahinga mu bibaya cyangwa mu bishanga bitandukanye. Icyo gihe rero nanone bishobora guhita bigukururira kurwara iyo myate. Hari ikindi kintu ngiye kukubwira rero, kuba ukunda gukuba ibirenge cyane ngo urashaka ko bicya, ngo nyine ukinjirira cyane. Hari ukuntu umuntu ashobora kurwara imyate nawe akajya akunda gukuba ibirenge cyane. Gukuba biriya birenge rero akenshi hari utuntu runaka two ku kirenge wangiza. Hari akantu nzababwira, buriya uruhu rw'umuntu ruhora rukura runavaho hazaho urundi. Ni ukuvuga ngo buri gihe ntabwo uruhu wari ufite iki cyumweru uri ufite mu bindi byumweru bibiri bizaza. No, ruriya ruhu rurasaza rukangirika, ariko umubiri wo uhita ukora urundi. Bimeze, ntabwo wabishobora kubibona, bimeze nka kwa kundi ushobora kubona igishyimbo cyari kiri kuva mu butaka mu kanya mu minota nka 40 ishize wanyuze ahantu, noneho undi mugoroba wanyura ugasanga cya gishyimbo cyuburutse. Kandi nanone wakureka ukaba wicaye hahandi, urashoboka ko utabona neza uburyo cyagiye gikura mpaka kigeze ahandi cyari kiri, ariko iyo udahari uhita ubibona. Rero nabyo bikura ku buryo twe tutabibona, cyangwa se biza ku buryo utabibonesha amaso, kandi utwo tuntu tugenda twiyegeranya mu buryo utabona. Ni nk'uko n'ubundi iyo ugeze igisebe ujya kubona ahantu wari ufite igisebe, amaraso iyo amaze guhagarara kuva, hasa nk'ari kwiyegeranya, ukabona hameze nk'ahifunze. Ntabwo wabona rero utuntu tumeze nk'imizi tuza tukabikora, ariko n'uruhu niko bimeze. Ubwo rero iyo ukunze gukuba cyane ugaponyora cyane, ni ibintu bibi cyane. Ubwo rero ikindi nari mvuze rero ni uguhoza ibirenge mu mazi, nabwo nubwo utaba uri guhinga, kubihoza ahantu hari imiditi iri hasi nabyo ni bibi cyane. Hari ikindi kintu gikomeye cyane, abarwayi ba diyabete buriya ngo bakunze kwibasirwa n'imyate, nayo ishobora kuba urwaye diyabete nabyo bishobora kongera agaciro kuko imyate yaguzahaza. Ikindi ni umubyibuho ukabije, ubwo urumva birajyana nabyo. Ikindi ni abantu bakora amasawuna cyane. Sawuna murabizi ni bya bigo runaka cyangwa bwa buryo runaka bwo gushyushya umubiri. Ukajya nk'ahantu hari ubushyuhe runaka burenze mu cyumba cy'ubushyuhe runaka, cyangwa ukagira ahantu runaka ujya hari ubushyuhe buri hejuru, noneho ukabira ibyuya cyangwa se ukamera nk'ukurura umubiri uha imbaraga zo gutuma wiyuburura. Noneho urumva rero nabwo ni ugushyushya umubiri cyane. Rero sawuna nayo ishobora kuba ikibazo cyatuma urwara imyate. Hari ikintu gikomeye rero ku bantu by'umwihariko b'abagabo, ni uguhorana inkweto zifunze. Abantu benshi batekereza yuko wenda kugira ngo ahubwo atagira imyate azajya ahora yambaye inkweto, ariko si ukuri. Rimwe na rimwe uba ufite iyo myate urakomeza ahubwo ikangirika, igakomeza ikabobera aho hantu, igahita noneho ituma yinjiramo imbere cyane. Buriya kwambara inkweto bihoraho cyane utazikuramo nk'ibibote cyangwa ibikweto bifunze cyane, ni ugutiza umurindi imyate. Hari kandi nanone gasa nko kwivuguruza kuri ako nanone, kavuga nanone ahubwo kutambara inkweto. Ubwo rero nk'uko babivuga mu ndimi runaka, burya ibyinshi byose bitera ibibazo. Ubwo guhora wambaye inkweto bihoraho, nturuhutse umubiri nk'abagabo, ugasanga biragoye, byayitera. Ariko nanone guhora utambaye inkweto, ugasanga ahantu hose uri kugenda wambaye ibirenge, rwose buriya hari uburyo leta yanashyizeho bwo gutuma abantu bambara inkweto. Ntukazajya wirukanka cyane. Nimba ubonye uburyo bwo kwambara inkweto, ufite bote, ufite rugabire, ufite mokasine, ufite siplese, ufite air force, jordani, bodaboda, silipa, inkweto yose cyane cyane nk'abagabo ugomba kujya uyambara igihe ugiye ahantu runaka. Ntabwo ari ngombwa rero kugenda wambaye ibirenge, burya ntabwo ari ibintu byiza. Ubundi ibirenge wakwiye kubyambara kubw'impamvu cyangwa hafi aho ngaho, ariko mu buryo ufite inkweto si ngombwa rwose kugenda wambaye ibirenge, kuko burya ibirenge nabyo hari igihe ugenda nyine ugiye nk'ahantu wirukanka, cyangwa se ahantu hari ibintu byagukata mu kirenge,
ni ingenzi cyane ko rero ukunda kwambara inkweto. Hari ikindi kintu gikomeye cyane rero, ni koga buri gihe amazi ashyushye. Ubu ndi kukubwira kimwe mu bintu bituma umubiri nyine ugira ushiduka, ukumva nyine ugize ubushyuhe bwinshi cyane, kiri mu bintu bishobora gutera imyate, kuko imyate ni ubwume bw'umubiri. Ntabwo wenda navuga ko amazi ashyushye bigira, ariko abahanga batubwira ko koga amazi ashyushye cyane uburemaza n'umubiri. Ariko reka nze nkubwire, burya nta nubwo amazi ashyushye ari meza cyane, cyane cyane nk'abantu b'abasore rwose. Niba woga amazi ashyushye menya kuri hasi, uri inyuma pe. Ubundi umubiri nyine ufite uburyo bw'ubudahangarwa, ku buryo kwa kundi nyine uringaniza ubushyuhe. Rero buriya kwa kundi uhita woga amazi ashyushye uba usa nkaho uri kuwufasha, kandi igihe udafite wenda indwara z'umuze runaka zatuma utabijyamo, cyangwa ukaba udafite ubundi buryo runaka, burya urya ukaraba amazi akonje ni meza cyane, atuma n'umubiri ukora. Hari ibintu abantu batumye umubiri tuwugira umutesi cyane, nubwo ari ingenzi cyane gutuma umererwa neza, ariko ugasanga umubiri yawugize uwutesi cyane, nyine umeze nk'uw'uruhinja, bituma ubudahangarwa bw'umubiri buzabiranywa nyine bukamera nyine bukaba nyine buri aho ngaho. Wabonye uburyo abantu bashobora kwigira abatesi cyane ku buryo n'ibintu byoroshye adashobora kubyikorera. Nabyo rero n'umubiri ujya ugerageza kutatuma uba umutesi, ukoresha utuntu tw'ingenzi, usa nk'uwugomwa ibintu, utuma urema ubudahangarwa bw'umubiri. Ibi nabyo bikunze kuba ku bantu, yarwara umutwe, yarwara uducurane, yagira agakomere gatoya, hose kwa muganga bamukubita. Ntabwo mvuze ko utagomba kujya kwa muganga, ariko burya ubudahangarwa bw'umubiri bugomba kubureka bugakora. Urwaye ibicurane umunsi umwe, n'iki ngo ngiye guhita mfata imiti? Burya ubudahangarwa bw'umubiri, nimba nta kibazo kindi ufite cy'umubiri gituma ukunda kuzazwa n'indwara, byaba byiza uretse n'umubiri ukirwanirira, ukareba ko wenda wagufasha kandi ugakira ibicurane. Niba wagize ikibazo cy'umutwe, ukanywa amazi ukaruhuka. Niba ukomeje kumva bitarenze, kora ibyo bintu uruhuke, umutwe uraza gukira. Ariko umutwe ukubise gakeya ugiye kwa muganga, ibyo bintu byo gutungwa n'ibinini bigabanya ubushobozi bw'umubiri, kandi ni ibintu tuba turi kwisigamo. Noneho rero tugeze ku kibazo nyirizina n'igisubizo nyirizina, ni gute wakwivura imyate? Ndakubwiye, tera agatebe twinjire. Noneho tugiye kugenda imiti 1, 2, 3, 4. Uyu mwaka, uku kwezi, tangira urwane intambara imyate uyikire. Icya mbere, mbere y'uko utangira gutangira intambara, menya n'imirimo ukora, umenye imigirire y'uburyo ugomba kujya wirinda. Ntabwo mvuze ngo niba wahingaga mu gishanga, cyangwa uri umuhinzi, cyangwa umworozi, cyangwa ari uburyo runaka, niba udafite n'inkweto wenda nyinshi ku buryo uvuga ati izi ngizi rimwe na rimwe zifata ngiye ahantu, byose bimenye, ubanze wimenye. Noneho ugendere kuri ibi ndaba ngiye kukubwira, ubihuze kugira ngo nyine ukuremo imbaraga ikomeye cyane iri buze kugufasha guhita iyi ndwara uyitera ishoti kabisa. Rero tugiye guhera ku muti wa mbere. Fata imineke 2 minini, ubwoko runaka bw'imineke iyo ari yo yose uri bube ubonye, ariko byaba byiza ari imineke myiza n'ubundi iryoha, ikunze gukoreshwa nk'imineke yo kuribwa. Ariko imineke iyo ari yose uri buze kubona, yose yaza kugufasha. Muri imineke ni ikintu cy'ingenzi cyane. Tuzareba ikindi kintu ushobora kuyifashisha no kuri bwabo bwivumbure bw'umubiri. Imineke rero, niba uri ahantu hadahingwa n'imineke, ntekereza ko guhera ku mafaranga 100 kugeza ku mafaranga 300 mu Rwanda wabona umuneke. Noneho ufashe imineke 2, reka tugenekereze tuvuge ko imineke 2 ihagaze amafaranga 500, ukaba ugiye kwivura indwara yawe burundu. Noneho yivange n'igisate cya avoka. Ubwo nabyo biraterwa n'ukuntu avoka ibingana. Nimba ari akavoka gatoya, ushobora gushyiramo hafi ya kose, ariko igisate kirabaye, kuko avoka ifite uburyo amavuta yayo akora. Utuvoka dutoya dukunze kuba dufite n'amavuta menshi. Noneho bya bintu bipfonyange, bya bintu bifonyange bihure neza ku buryo ubona byaremye ikivuge gikomeye cyane. Bifate rero, noneho ubisige kuri ya myate wowe urwaye ubu ngubu. Bya bintu wamaze guhuza by'imineke 2
ukayihuza n'igisate cya avoka, ubwo avoka niyo nkeya mu mineke, ubifonyange ubishyire kuri ya myate yawe nyine yarengereye. Nurangiza niba wabona amasogisi wayambara kugira ngo bitaza kuvaho. Noneho ibi ndagira ngo niba ufite n'imyate ikiri mikeya iza igasadukaho gakeya, ukora akantu kameze nk'amavuta y'imineke y'agaponde k'imineke ndetse na avoka. Sina ngombwa ngo ufate ngo noneho avoka imineke ibiri n'igisate cya avoka. Niba ari akantu gato kaje, fata agace k'umuneke runaka ugenekereza ariko ubone ko imineke ariyo myinshi, ushyiremo hafi 1/4 cya avoka. Ubwo nabwo ni agace runaka ka avoka uri bushyiremo nyine ukabona ko agavoka igaragaramo. Ibyo bintu ubisige ahantu imyate yatangiye kuza. Iyindi ntambwe ya kabiri rero, fata agakombe k'ubuki, ubuki bw'umwimerere mwabonye ko ubuki basigaye banabutubura, ukavange n'amazi ashyushye yuzuye indobo, byibura amazi indobo ya litiro 5, ukandagiremo umaremo iminota byibuze 30 buri joro. Jya ukunda kubikora, ubuki bwawe ubushyire muri ya mazi, none ujye ukandagira mu buki. Nabwo ni ingenzi cyane, burafasha. Ubwo urumva bya bintu bisa nk'ibiryoherera ko bifasha. Indi ntambwe ya gatatu, vanga ikiyiko cya vaseline n'ibiyiko 2 by'umutobe w'indimu, bisigaho nk'uko basiga pomade buri joro. Mbere yo kubisigaho wabanza ugakandagira mu mazi ashyushye, nyuma ukihanagura ukabisigaho. Ubwo urumva ari step nziza. Wajya ufata amazi ashyushye ugashyiramo igikombe cy'ubuki, ubwo ya ndobo nini cyane. Ubwo niba none udafite ya ndobo nini cyane cyangwa wenda bwa buki bwinshi, ubwo urumva wafata ubuki bumwe buringaniye ariko bwa buki wumva ko bwaba bwumvikanamo impumuro irimo, wenda nubwo butaba buryoheye mu mazi yose ariko wumva ko bwamaze kugera mu mazi. Ugashyira n'amazi mu kantu runaka, ugashyiramo ibirenge byawe byibura iminota 30, bibobereza ibirenge bikasa nk'ibifata ubwiza runaka. Noneho warangiza ugahita ukora bya biyiko 2 bya vaseline washyizemo ibiyiko 2 by'umutobe w'indimu. Cya kiyiko cya vaseline ni kimwe, ugashyiramo umutobe ibiyiko 2 by'indimu by'umutobe w'indimu, y'amazi nyine y'indimu wakamuye, ukayashyira ku kiyiko. Ukajya ubikora buri joro mbere yo kujya kuryama. Wabisoza ugahita ubisigaho nyine bya bintu urangije no kubisoza, ugahita wihanaguraho gake ukaryama. Ikindi, gerageza kwambara amasogisi cyangwa ibindi bintu birinda niba utagiye muri bya bishanga bishobora kukugora. Rero ndabwira none nk'umuntu w'umusirimu nanone we uba utajya mu mirimo nyine yindi ikomeye ariko nawe byaramubereye ingwate, n'ukuntu imyate n'amaga bigira wenda abantu bitewe n'amateka y'ahantu banakuriye. Ugasanga umuntu yabaye umusirimu ariko cya gihu cyanze kuvaho rwose, afite ukuntu nyine uruhu rumeze. Burya bya bindi byose birahinduka ariko bisaba igihe, buhoro buhoro. Ubu iyi ni inzira ku nzira rero, ariko nawe uko kwezi uzambwira uti ebana bya bintu byaramfashije. Muri comment section umbwira uti yego. Ikindi kintu cya kane, niba wabona amavuta ya erayono, banayita olive oil, jya ugerageza kugisiga buri joro. Ayo mavuta ugisiga ugiye kuryama, ari yarafasha cyane kuko yo uyabonye rwose ukajya uyisiga imyate iragenda. Hari ikindi kintu rero cy'ingenzi cyane, uri indimu ni ingenzi cyane. Ushobora gufata amazi y'indimu asa nk'ayumvikana, ubwo sinzi indimu noneho zo wakoresha, ariko indimu ni ingenzi cyane. Warangiza ukayashyira mu mazi ajya kuba akazuyazi asanzwe, ugatonyangirizamo indimu ku buryo wumva nyine isa nkaho yumvikana. Warangiza ugafata ibirenge byawe ukabishyiramo byibura iminota 10 kuzamura. Noneho warangiza byamaze akanya kanini za ndimu zisa nk'izumvikana, warangiza ugafata ka kantu ukoresha by'umwihariko nk'icyogesho, akantu k'agafuka runaka cyangwa ikindi kintu wogesha nyine, cyangwa cyangwa ikindi ikintu nakurinze ni ugukoresha ya mabuye asa nk'aharatura. Uri kuvuga uti reka wa mwate mwinjirire mukuremo neza, ariko burya ry'amabuye nayo yangiza uruhu rwawe, kandi uko urwangiza niko utuma nyine imyate ishobora kukwataka ikanagara cyangwa igakura. Noneho njyewe nari ndikubwira koresha
ka kantu wogesha gasa nk'akoroheje, wamaze gukura ya maguru yawe muri ya mazi y'indimu, nurangiza ugende ahantu ugenda nyine uhamasa uhakuba neza ukuramo ya myate. Kundi imyate kugira ngo ikomeze inakure ikunze kuzamo utuntu tw'imyanda, ariko ubwo ukagenda ahantu hashyira neza, kuko iyo imaze guhura uruhu rurongera rukegerana. Ubwo rero nabyo ni ikindi kintu cyagufasha. Iyo ni inzira ya 5 na 6 nako. Hari indi nzira ya 7 rero yagufasha cyane rwose. Vanga amavuta ya erayono. Niba bishoboka rwose amavuta ya erayono yavuze hejuru ko ushobora kujya yisigana akagufasha, niyo bita nanone olive oil. N'ibitonyanga by'amazi y'indimu ucuguse kugeza bibaye nk'ikivuguto, ujye usiga aharwaye mu gitondo nimugoroba. Buri gihe wibuke gucugusa mbere yo kwisiga. Urumva ko iyindi ndwara uwundi muti ubonetse ni ukuvanga amavuta ya erayono n'umuti w'indimu. Gusa indimu mwabonye ko ari kiyingenzi cyane muri birimo. Wumvishe no hejuru ko ushobora kuba nta bindi bintu byose ufite, ugajya ufata amazi y'indimu ukayashyira mu mazi asanzwe, ku buryo ya mazi y'indimu nyine yumvikana ko arimo, ugashyiramo ibirenge byawe cyangwa se niba ari n'intoki cyangwa ibindi, ugategereza gato, noneho ukaza guhita woga. Ikindi kintu ushobora gukoresha rero ni amavuta y'ubuto ukoresha mu guteka. Nyuma yo koga unayasigaho ugahita wambara amasogisi, yo bikora buri gihe mbere yo kuryama. Amavuta y'ubuto nayo noneho urumva ko yagufasha noneho kwivura imyate. Ya mavuta utekesha n'ubundi nayo ukagenda ukayasigaho ugiye kuryama. We ikintu cy'ingenzi ni ugutuma ibirenge byawe byoroha, bita bitangira kurwaza rero kugufasha kurwanya imyate. Ikindi nanone tangira kurya ifunguro rikunganye kuri vitamini ya E, iyo ngiyo ishobora kugufasha. Noneho ushobora kuvuga uti wenda ndi kubona njye ntayo ndwaye ariko nshaka kugenda nyirwara, ndabona hari ibimenyetso. Ese ni gute wakwirinda indwara y'imyate? Uburyo bwinshi bwo twavuze hejuru bushobora gukoreshwa nyine no kwirinda, ariko noneho no kugira ibirenge byiza bisa nk'ibyoroshye. Niba uri nk'umukobwa rwose kuba bimeze kuriya urwaye imyate ntabwo ari akantu keza. Ugomba kuba ufite ibirenge byiza byoroshye n'intoki nziza, ubundi udukarishya buranga no kuba usa neza ku mukobwa ni ikintu kiri shuwadiru kabisa. Ikindi none niba yaratangiye kugufata, irinde kukuba cyane handi twabivuze cyane. Rero ishobora gutangira kugorana ukumva iri no kukubangamira, ukajya uvuga uti ndaza ndibuye nikube nyimareho rwose. Biriya bintu ntabwo ari byiza, yijyane buhoro ahubwo use nk'uhabobeza. Ikindi niba bikugoye wenda ngo hari abo ishobora no kurya, ngo ushobora kuba wakoresha akabarafu ukahashyira, ariko ukirinda kuhakuba cyane. Niba bishoboka rero irinde gukora sauna no kujya muri sauna kenshi. Twabonye ko ari ikintu gitera imyate. Ikindi kintu ugomba kumenya, igihe cyose umaze koga jya ugerageza wisige amavuta, kandi niba bishoboka wirinde amavuta arimo alukoro. Amavuta menshi twita ay'amazi aba afite aka kantu kitwa alukoro. Bigushobokeye jya ukunda kwikoreshereza amavuta yangaya twita gikotoro. Amavuta ya gikotoro rwose yagufasha, kandi aba hari menshi cyane. Ushobora gukoresha amavaseline, ushobora gukoresha moviti, ushobora gukoresha sante, ushobora gukoresha narkeya, ushobora gukoresha marayika. Andi mavuta yose wakoresha, ariko y'igikotoro nayo yagufasha kurusha gutangira gukoresha amavuta y'amazi. Nayo abasirimu cyane, kandi arimo iriya rukoro. Uko uyikoresha cyane bishobora kwitera rero imyate. Niba utangiye kwatakwa n'imyate rwose gerageza wikoreshereza amavuta ya gikotoro, kandi ujye wisiga amavuta umaze gukaraba. Irinde gukwikuba cyane n'ibindi byagufasha. Ushobora gukora akazi kagorana cyane ku buryo ibintu ubona byagorana, ariko bwa buryo bwose n'inzira twavuze jya ugerageza kuzikoresha kugira ngo urebe ukuntu urwanya iyo ndwara y'imyate. Wakoze rero kubana natwe mu kiganiro. Niba utarakora subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho, ugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Kandi muri comment section ujye udusangiza igitekerezo cyawe
niba wageze aha ngaha rwose uri kunyumva ikiganiro cyose wacyumvise, niba n'impinduka zabaye udusangize n'ibindi n'akandi kantu wowe waba warakoresheje nk'agapasiwadi kawe ukabasha gukira, abandi bantu bafashe kuri uru rubuga. Amakuru rero nayakusanyije nkoresheje ibigo byinshi cyane cyangwa se ama website atandukanye, hari nk'icyitwa piedreso.com, icyitwa umutihealth.com n'icyitwa lacliniquepodiatrique.com. Ibihe byiza rero, dukomeze kubana kuri uyu murongo kandi tuzahure mu bindi biganiro bindi. Ndi Josh.